reka tumuhe aka kanya. Murakoze. Nk'uko bivuze nitwa Rushema Bruce. Mbere na mbere ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Yaba ari nka mbere nari ngiye kuvuga ngo salama mumeze mutese abasa, ariko ubu ngubu ndabasuje mu izina rya Yesu. Nanjye ntabwo nafata igihe kinini nivuga cyane, ariko nitwa Rushema Bruce nk'uko nari mbivuze. Mvuka mu muryango w'abana, bijya bingora kubivuga kuko kuri papa ndi umwana wa gatatu, kuri mama nkaba umwana wa kabiri. Ubwo nyine papa wanjye yari afite undi mwana aza gushakana na mama, ubwo nyine kuri papa ndi uwa kabiri, ndi uwa gatatu, kuri mama nkaba wa kabiri. Ubwo ngubwo hari barindwi, undi yarapfuye wa munani, ubwo turi abana barindwi iwacu. Nkaba naravutse rero ku mudamu w'ikizungerezi nyine wambyaye, akiri inkumi nyine yahuye n'umusore rudasumbwa nawe mu gace, ngo bose bari beza cyane, umwe atuye hakurya undi atuye hakuno. Ariko mbere y'uko wenda mvuga icyo kuvuka mu muryango mubi ingaruka byangizeho, ndashaka kubabwira ko buriya akenshi buriya umuryango mubi ntabwo ugira ingaruka kuri abantu bari muri uwo muryango by'ako kanya gusa, ahubwo ni n'ibintu biba ishene, bikaba ibintu by'urukururane. Kuko nganira na papa wanjye, ubwo ndi kubanza kubasobanurira, nganira na papa wanjye yambwiye, naramaje se kubera icyo washakanye n'umudamu umeze gutya, impamvu zatumye mubaza icyo kibazo nizo ndi bukurikizeho. Arambwira ati navutse mbona iwacu barwana, papa akubita mama, ntangiye kuba umusore mutoya, mbona no kugurisha inka, bari batuye muri Kongo, no kugurisha ubutunzi, ntabwo nzabona icyo nkwa. Ubwo nanjye mfatirana nyine umukobwa mwiza nabonaga hafi aho ngaho, bidafashe igihe kirekire kugira ngo nyine nzabona inkwano, inka z'iwacu zitarashira. Papa wanjye yaprofitiye kugira ngo inka nyine zitazashira, adakoye umugeni, ahita arongora by'ako kanya, ari byo byaje kungiraho ingaruka zikurikira. Natangiye mfite imyaka 8, twabaga turi kuganira n'abandi bana, nkavuga ngo ngiye nta mugore nzashaka, kubera nabonaga nyine bamatuka papa, nkabona barashwana bararwana, induru zikaba nyinshi. Ubwo urumva ntabwo baba baraye barwana ngo musinzire, nagera ku ishuri nkasinzira. Ni njye mwana wa mbere wabaye wa nyuma ku rwego rw'igihugu. Ariko ndashima Imana cyane ko bitambujije nyine kumenya ubwenge. Namenye ubwenge mashize igihe gitoya, amenye ubwenge. Ubu iyo mbaze imyaka mfite, nsanga mfite nk'umwaka umwe, kuko mbere yaho gatoya nari narapfuye. Nabagaho mu buzima bw'ubwigunge, ntabwo nabashije kwiga neza nk'uko bikwiriye kubera izo ntambara z'amakimbirane mu miryango. Ndibuka rimwe papa yabwiye mama ngo waretse tukigira i Bugande, kubera kwa kutumvikana nyine no kudahuza imico. Nibo bantu badetinze mu mezi 2 bagahita babana. Mama aravuga ati ntago najya i Bugande. Papa aramubwira ati ndagiye ngewe, noneho wowe usigare birakureba. Papa aragenda, kugira ngo nyine abashe kugenda agurisha n'akazu twabagamo, mu nyumvire namwe ibibazo. Arakagurisha, aragenda, agezeyo atangira aka business ko gucuruza. Agacuruje no kurwara no kutamenyera ikirere cyaho, arahomba. Agaruka mu Rwanda, abwira mama ibyiza byaho. Mama yaramaze gukubitwa na kakazu, ntago hari ubukode, natwe babara twototeranye batujyana i Bugande. Ubwo bya mashuri nabyo urumva ni bya bibazo, gutangira kwiga muri systeme y'i Bugande nabyo biba ibindi bibazo. Bituma mu rugo nyine mbasiga i Bugande, ngaruka mu Rwanda. Mu Rwanda nyine ndaza nkajya mba muri famiye. Ndibuka i Bugande kuko nabonye kwiga byanze, nyine njya kwiga imyuga, niga mekanike.
iyo mekanike rero nabasizeyo nza mu Rwanda kugira ngo ndebe ko nabona akazi, njya kuba kwa data wacu umwe mu bavandimwe ba papa nyine. Rimwe nyine ndaho ngaho ndi gushakisha akazi, ndibuka mbona umuvandimwe wanjye wari uri i Kigali, aho hari mu karere ka Kirehe, aranyandikira arambwira ati Bruce bimeze bite? Ni sawa, nabonye uririmba neza, uzaze nkwereka ukuntu twakora umuziki wawe. Numva ni byiza, nsaba uburenganzira uwo data wacu. Ngeze i Kigali maze iminsi 2, mbona ka message ngo uzise ntuzagaruke. Ubwo ibyo by'imiziki bitangira kwanga, naho nari busubire biranga, natikiye gusubira i Bugande biranga, ntangira kuzajya nkora umuziki nyine utari uwa kinyamwuga, ariko nkabonamo utuntu dukeya nyine two kwifashisha nabyo, ariko bidashinga. Nakomeje kubaho muri ubwo buzima bw'agahinda. Urumva uri ku muvandimwe nawe nyine ni ugushakisha, nta kintu kindi yagukorera, n'iyo miziki yawe nayo nta hantu iri kukugeza. We akakwambika akakugaburira, ariko abantu bagakomeza kubona usa neza, ariko wowe uri kwibuka ko iwanyu urugo ruri gushya, ubonaho umwotsi ucumbye ngo harahiye, noneho i Bugande mama baramwisha. Wabona bipe y'inganda ukavuga ati noneho baramukura iryinyo, kuko iyo barwanaga ninjye wahagurukaga gukiza, ninjye wahagurukaga nkajya gukiza. Ubwo nta mutekano nari mfite. Ibyo byose byo mu Rwanda nyine nabibagamo, nanjye meze nk'umuntu ufite ihungabana mu mutwe kubera gutekereza ibyo bintu byo hakurya iyo ngiyo. Ariko byashingiye nyine kuri uko gushaka kwa papa yihuse. Ubwo rero natekereje ibintu byinshi byo gukora bikanga, byanga. Ndavuga nti ubuzima bwanjye burananiye, reka njyewe nipfire, nta kindi nashobora, nta kindi nakora, nta muntu unyitayeho. Data wacu naje mpungiraho ngo azamfashe nkora iyo myuga yanjye, nawe anyandikiye ka message ngo ntuzagaruke. Ibiryo by'iki gihe biranahenze cyane, wasanga byari bimugoye, ntabwo njya murenganya. Natekereje kwiyahura cyane, ariko nkajya numva radio, nkumva abantu basenga ngo umukozi w'Imana ngo kanaka, nkumva ibyo bintu bineye iseseme. Rimwe rero niviriye ahantu mu kabari, urumva ibyo nabaga mfite ako gahinda, icyabimaraga ni ukwinywera agacupa. Cyakoze sinanyoye itabi cyane, ariko naranarinyoye. Nuko rero mvuye mu kabari rimwe nyura ku rusengero Bethesda Holy Church, Imana ibaho umugisha cyane, numva bararamya barahimbaza, njyayo. Ariko n'ubundi nari mvuye mu kabari, impamvu yaratumye njya mu kabari uwo munsi nkanywa nyinshi cyane, nagiraga ngo nkwe njye kwiyahura umunsi wanjye, ariko niyahure nyine ntameze neza mu mutwe, binshobokera. Ubwo narahageze, nari mfite ikinyobwa cyanjye, ntabwo nakivuga, sindi kubamamariza. Nari mfite ikinyobwa mu ntoki, ngezeyo protocole arambona, abona ntago ndi seriye, arambwira ati bitu ufite ikihe kibazo? Ndamubwira ariko urambaza iki? Arambwira ati ufite ikihe kibazo? Ariko ndamubwira nta kibazo mfite. Arandeka ndicara, ariko amba hafi, hashize akanya nyine abona ntangiye kurira. Kumbe nge nicaye aho ngaho, narebaga abantu baramya bahimbaza baseka, nkabona ni abantu bameze neza, nge naje kubavangira, ntangira kwibona nka sekibi. Ndavuga reka nsohoke ngende nipfire, nta muntu w'abandi mbangamiye. Ndasohoka, aramfata n'agahinda kenshi, arambaza tubaye iki? Bethesda ni abantu b'abanyembabazi cyane, suko ntabwo ngewe ari uko mpasengera, ahubwo ngewe narabyiboneye. Aranzamukana kwa biro Bishop Imana iguhe umugisha, aransengera andambikaho ibiganza. Narebye ukuntu ari umupapa mwiza, Bishop wacu buriya ni mwiza cyane. Ndavuga nti se uyu muntu ko ari kunsekera, kandi nzi ko na data wacu yanyirukanye, uyu muntu anshakaho iki noneho ko nta kintu mfite cyatuma nsekera? Bibanza kunkangamo gakeya. Arambwira ati muhungu mwiza. Ndavuga nti ahangaha wabona ari sawa. Aransengera, ndataha. Bukeye ndagaruka, n'ejo ndagaruka, ndabatizwa. Ubundi bwa mbere nywa agacupa ni mama wanjye wanjyanye mu kabari, akavuga ati mwabonye umuhungu wanjye? Mama wanjye yanyigishaga ibintu nk'ibyo, ariko ngezeyo
mbona umubyeyi mbona umubyeyi mama Bishop. Hari igihe namubwiye ngo salama mami. Arambwira ati muhungu wanjye rero ntabwo bavuga salama, bavuga Yesu ashimwe. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo Yesu ashimwe. Natangiye kugenda mbona muri make, natangiye kugenda mbona ababyeyi bafite urukundo, ababyeyi baseka. Ko mama wanjye naravugaga ngo ma kamama twimihini we, nanjye mfite mama, nanjye nzajya iwacu, inda zanyu nta n'icyo mumaze dore uko kireba. Ariko mbona ababyeyi baseka, gusa nawe ntabwo namurenganya, byari ibyo ngibyo niko yabigenzaga. Iyi rero Health Family Ministers yaje kugira ngo ihangane n'ibyo bibazo ku rwego noneho rugaragara. Ibyo barabikoraga kuko nanjye barabinkoreye, ariko bakabikora mu buryo nyine buri ku rwego navuga ko rw'itorero cyangwa se nyine bitagera kure. Ubu ngubu nashimiye Imana ko iyo aza kuba ari mama Bishop wagize iryo yerekwa, njye nari kugira ngo ashingiye kuri story yanjye, ko mama Bishop tujya tuganira sibyo ma, nari kugira ngo ashingiye kuri story yanjye, ariko Imana yakuye umuntu i Bugande araza azanye iyo message y'Imana. Ndashima Imana yuko uyu munsi twaronshinze Health Family Ministries. Nizeye kandi yuko hari abantu benshi bazagenda babigiriramo amahirwe bakabona ubuzima. Muri kundeba ntabwo nkiri uwo muntu, nta nzoga nywa, nta nubwo nziherutse, ariko hano hari ikinyobwa, urumva ni ubwa mbere ngeze muri convention, hari akantu nabonye ndavuga nti ntiwasanga ariko nyage. Ariko nta bindi, nta nzoga nywa, nta biyobyabwenge nywa, ndi umukirisitu. Wa muvandimwe wanjye wari waranyakiriye naje nshaka kwiyahura kuko nawe yari yandambiwe yananyirukanye, ubu ngo basigaye agira ikibazo akababwira ngo ngwino nsengere, nkamusengera nkamugira inama. Kandi nshima Imana ko bimwe mu byo yagize akambwira ngo musengere, Imana yamusubije. Imana yacu si bayari, ntabwo watinya kubivugira ahangaha. Buriya abantu benshi baba batureba. Niba hari umuntu wumva ashaka kwiyahura, bitewe n'ibibazo nk'ibyo ngibyo cyangwa ibindi bitandukanye, ntabwo kwiyahura ari cyo gisubizo. Azaze ni ukuri, hari Imana yumva amarira y'abayo, kandi ibyo wakoze byose Imana irabikubabarira ukaba icyaremwe gishyashya. Ndashimiye rero, ndashima Bishop wacu, ntabwo ndi umuvuga izina, nugera ngaho mumvugire. Ndashima ama Bishop, ubuyobozi bw'itorero n'abandi bayobozi bose muri ahangaha. Mvuze byinshi narondogora, ariko muri make ndashimira Imana kubw'iri yerekwa yazanye mu bakozi bayo. Imana ibahe umugisha. Sinzi ukuntu mwebwe mwishima, ariko ayo mashyi